Hello vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri mumeze neza kano kanya nkuko nababwiye nageze kuri site y'amatora aherereye. Guys, hari umuyobozi hano turi kumwe muri kumubona Smart, nizere ko Benjamin ari kumwerekana neza. Ni umuntu abantu benshi bamenye kuri movie yakinaga movie abantu bari bamuzi ku izina Lazaro. Arongera abantu basenga cyane abayumbe cyangwa se abantu bagira ibitaramo byo gusenga baramuzi. Reka tumwegereza nyuma tumuvugishe make. Yambu umuyobozi. Yambu cyane. Nizere ko umeze neza. Umeze neza cyane nkuko ubibona nawe. Yego. Wenda abantu benshi bakumenyereye ku izina Lazaro, ndifuza yuko wabibwira bitandukanye nuko bari bakuzi kuko ibintu byose byahindutse. Yego. Wa mazina nitwa Ndatabaye Eric Chato. Ntuye hano muhana wa Kasarani. Sinzi niba ari ibindi wabushaka ko nongeraho. Yego. Mfite abana mudamu n'abana batatu. Hano mamaze imyaka 10. Ya. Tukiri kuri ibyo reka mpite mpera ku bukwe wakoze mu minsi ishize. Wakoze ubukwe bwiza utumira abantu kandi wari ufite abana bakuru, ibintu bidasanzwe. Ese zaba zari impamvu zo kugira ngo wiyamamaze uyobore cyangwa zaba ari impamvu zawe bwite? Okay, nakoze buriya buryo kubera ko numvaga ko abana bagomba kwishimira ibirori byanje. Yego. Ndabirindiza ndategereza abana bagira kenge. Hanyuma ndababwira ati tugende umunsi mukuru. Mpatane na mama wanyu mureba. Yego. Tunasezerane mureba. Niyo mpamvu nabikoze muri buriya buryo. Abana barambwiye ngo dadi tumekula kwa harusi yako tukashiba. Yego. Yeah. So urumva karakantu keza. Wenda nk'abantu batabimenyereye bumva ko bidasanzwe n'iki wababwira tukira. Okay, biriya numva babimenyera kuko ugomba ubundi narimbanye n'umugore nk'umufiance. So hariya nakoze amahitamo ya nyuma ndamuwa ko tugiye kubana. Nari ngifite n'ubundi burenganzira bwo kumubwira ko iminsi namwize irahagije anaweza enda kwao. Ariko iriya minsi kabisa yari hagije, hariya niho namuhisemo ndavuga ngo you are perfect. Yeah. Hanyuma Ndatabaye uri umuntu abantu benshi babonye kuri media, wakinaga filime comedy na Kanyamukwengo mwarakinanye, wakinanye n'abandi benshi ndetse ukaba uri umwe mu banyiri Umuhanyi TV. Yes. Ishiraho gospel. Yego. Yego. Hanyuma ishiraho byose. Ishiraho byose. Ni televiziyo. Ni TV. So ishiraho ibintu byose. Kubera ko ari TV. Okay. Yeah. Urakoze cyane ku nkosora. Hanyuma abantu batekerezaga ko byibura uramutse wiyamamaje ushobora kuba nk'umukuru w'urubyiruko, ariko birangira wiyamamaje kuyobora akarere ka Kasarani. Hanyuma bikaba bigaragara ko ufitiwe icyizere cyane. Byaje gute kuba wakwiyamamaza? Ese kino cyizere abantu bagufitiye niki kintu ushobora kuba warakoze ko ntekereza ko ushobora kubuje mu bintu by'ubuyobozi bwa mbere? Okay, kuyobora abanyamurenge nukuba umwizegwa, nukuba inyangamugayo, ikigeretseho nukuba mugabo no kwishuri warahageze. Ibyo byose ntekereza ko mbyujuje bivanye nuko abantu bambwiye. Jewe ko nizi sinokwivuga kubera ko ntawe wivuga mabi ameza hari. So kubera iyo mpamvu niyo yampushinze kugira ngo nze niyamamaze. Nashimira abaturage bitabye cyane. Sinafite ikibazo ngo wenda ngo notsindwa. Oya. Mbaye nanatsinzwe ntago haba hatsinzwe ibitekerezo byanje cyangwa imigenamigambi. Gutsindwa no gutambuka izo nasezeranyije abaturage ntibikogwe. Ubwo nzaba natsinzwe. Ariko amahirwe menshi nizeye ko nsinda. So navuze ko iyi generation hagomba kubamo ibitekerezo bisha, imyumvire misha, ubumwe, iterambere, ibintu byose, kwita ku butabazi, kwita ku bantu ba ruguru. Ndahaguruka kugira ngo mbikore ku mugaragaro kandi mbikore neza. Biri muri transparence, mbese bigaragara ikintu cyose uzikora udafite karakantu nyine ko magu ficika. Batereka mpambane runo rugamba ningirirwa amahirwe nkaje hariya nzabikora neza cyane. So icyizere abantu bamfitiye n'ukuri n'ubunyangamugayo n'ibindi byinshi abantu bashaka kuba banziho wenda ngewe ndashobora no kuvuga hangaha. So ni nkiyo mpamvu yampushinze ya. Hanyuma Ndatabaye muri competition cyangwa se muri rushanwa ry'amatora harimo abantu bakuru, abasaza bakuru cyangwa se babandi twavuga ati n'abagabo bakuze, uri mu bajene bato bahari. Ese confidence uzikura he kuba udatekereza ati abantu bazatora abagabo bakuru kuruta ngewe umujene?
Okay, ubu turi mu iterambere, turi mu isi ya digital ikeneye kuyoborwa n'abantu bafite ibitekerezo bisha bikiri bito byumva bigira gute. So sinagize ubwoba, naravuze ati ninjye mu bundi hari ndashobora kuba ninjye muto cyane urimo, ariko navuze ngo reka mpambane ibyo ari byose nahindura ibintu bikomeye kuko mfite Gen Z ibitekerezo by'abajene. Hanyuma urakoze cyane, wenda nakwifuza kubaza ese iyi ubu buyobozi bwari buriho bwavuyeho, hari icyo ushobora kuba warabonenze uvuga ati ngiye nshobora gukora ibirenzeho, cyangwa barisaho mu gihe cyabo n'ubundi muramutse mutowe muraguma muri wa murongo, cyangwa se hari byinshi mufite byo kuba mwahindura? Okay, njyewe ndi kwiyamamaza nubwo barangije amatora ariko ntibaratangaza kujanye n'ico kibazo uvuze ntacyo nkivugaho. Yego. Ariko wenda abantu bizereye ko nuramuka utowe amaendereyo aba menshi. Amaendereyo azaba menshi cyane, ibyo babyitege once babonye izina rizamutse gutyo nzakora ibintu bikomeye kandi byiza. Hanyuma wenda abajene bari gutekereza yuko utazabibagirwa cyane nk'umuntu wabaye muri media entertainment, hari ukuntu media bazivugwaho bitandukanye n'ubuyobozi, cyangwa se bavuga ati social media hari ibintu bitari byiza iri kuzana. Ese abajene uzabajera gute n'abasaza cyangwa se n'abaturage basanzwe? Navuga ko ntambutse bagize umugisha kuko haba uruhare rwa media bufitemwo inararibonye murabizi, kandi ubu ngubu urashobora kuba ari rwo ruyoboye isi. Yego. Nzabikora neza cyane, nzazamura impano z'abana, nzabateza imbere, abakora ibidakwiye kuri media mfite ubumenyi bwo kubihagarika ndanabishoboye, nzabikora neza. Okay, sinzi ikindi waruvuze ngo ni narimbaje uracibagiwe. So kubijanye n'urubyiruko nzarwitaho, ibijanye na media nzabitaho, nzabazamura, nzabafasha, nzanakosora amakosa ari gukorwa ubu nyine kuri media turayafite kubera ko mbifitiye ubumenyi n'ububasha, nzabikosora cyane. Hanyuma muri kandidatire zatanzwe twumvise ko hari izavuyemo ndetse abavuyemo batabyakiriye neza, byaba bituruka kuki kugira ngo bari abantu bavanwemo deni bakomeze bavuge yuko bitari bikwiye ko bavanwamo? Okay, hariya nta gitekerezo nabivugaho. Komisiyo y'amatora ubundi ni ifite niki cabaye, twitwarajanye nabo turadepoza twese, hanyuma bari abagabo twizeye bakora ijonjora ibo barasigara. So kuri ico mu byukuri komisiyo y'amatora ni ifite ukuri kuri ico kintu. Urakoze cyane, sinasoza nakubajije akantu kahari. Bavuga yuko mu Banyamurenge hashobora kuba harimo satani y'amacakubiri, abo bita bakagara n'abandi batarakagara. Ese nk'umuyobozi abenshi barakuruta, cyangwa se harimo abasaza bakuru, kugira ngo ibyo bintu bishire ku murongo ntabwo amarangamutima yawe azabamo? Nta marangamutima azabamo cyane, umutwaro mfite nuko abantu twese tubumwe. Ntabwo nshaka kumva umunyamurenge uri hirya y'undi, nshaka ko abantu bose tubumwe. Ni naco catumye mpaguruka, ntabwo nagwaniraga ubuyobozi cyane mu byukuri, ariko nagize uwo mutwaro kuvuga ati abanyamurenge bose bagomba kuvugira hamwe. Niyo mpamvu nahagurutse. Jewe ntekereza ko ku ngoma yanjye ibyo bintu ntabwo bizahaba, nzabica kabisa. Abantu bazongera bakundane, abantu bazongera basabane, abantu bazongera bakorere hamwe, abantu bazongera batabare cyo kimwe, kuko intambara dushoweho n'andi moko iroroshe twoyigwana mu minsi mike twaba tuyitsinze, ariko intambara ikomeye ni intambara yacu bwacu, twoyigwana imyaka n'imyaka. So ico kintu pagurutse kugira ngo nzaze ngice kabisa, ndabizeza ko ni ngirirwa amahirwe n'ubundi bakantangaza rwose bizacika. Urakoze. Ngewe hamwe no kwizera ndumva ko abaye umuyobozi, sinzi nimba hari ijambo rito ushobora kugenera abaturage bakasarani. Abaturage bakasarani ndabashimira cyane, nkuko umuvandimwe abivuze, ndi umuyobozi mwiza. Mwitege ibintu byiza, mwitege ibintu bisha, nzabakorera neza. Ntabwo ari kutenga, nitatenda, ntabwo ari kutenga. So ibintu byose nashize hari nzabikora ndasize cyo nakimwe. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha abayobozi, kandi turizera ko muzatuyobora neza. Tuzabayobora neza nko mwifuza. Yego. Imana ibaho umugisha. Okay. Yes guys, rero nkuko mwebwe mubibona, no kuvuga ati n'umuntu mwari umenyereye muri entertainment, no umuntu mwari mumenyereye ukora ibikorwa bya media. So reka hamwe n'Imana tumufatire iry'uburyo atubera umuyobozi, kandi abajene turamushigikiye. Ciao.